Reka tugusuhuze kandi tuguhereze ikaze. Nge ubona ni Emi cyangwa unyite Emmanuel. Nkuko bisanzwe rero ni ijambo ry'Imana rituzanye hano. Turi kumwe n'undi mutumirwa yitwa Imana iguhereza umugisha Rukundo David uri hano kuko ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rihumuriza umutima wawe. Iri ni ijambo ry'Imana ribohora, ni ijambo ry'Imana rikuvana aho uri. Nta kindi kintu cyakuvana aho uri usibye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimeze nk'urwego ribasha kukuzamura rikakugeza aho utabasha kwigeza. Ijambo ry'Imana rimeze nk'umugogo ubasha kukunyuza hejuru y'inyanja utabasha kunyuraho, kandi uwo mugogo ntabwo ari umugogo munini, ni igiti kimwe ushobora kunyuraho, ari ijambo ry'Imana rihakunyujije. Twagiye tubona ijambo ry'Imana ryagiye rijyana abantu ahantu batabasha kwigeza, n'abasogokuruza babo batabasha kuhagera. David rero tuguhaye ikaze imbere ya kamera zacu, turakwakiriye, ni karibu kandi n'ubusanzwe nk'uko usanzwe umenyereye hano. Ndatekereza ko habaye mu rugo mu kiganiro duherutse gukorana, nakubwiye ko hano ari mu rugo. Nawe tuguhaye ikaze, niba utarakora subscribe ukanda subscribe, tuganire ijambo ry'Imana. Reka tumanze dusenge. Mana mu izina ryawe Yesu turagushimiye, turaguhimbaje uri umukozi w'umuhanga. Dushigikire kandi udukomereze amaboko n'intambwe zacu zaguriye kugukorera uko bikwiye. Reka ijambo ryawe rigwire kandi ryamamare rirenga imipaka yose, kuko ritajya ribaririza umupaka wa Kongo n'Uburundi na Tanzania, ahubwo ribasha gutambuka nta bataribajije impapuro ziribaza kuva mu kindi gihugu. Reka ryamamare kuko ari ijambo ry'imbaraga yumve na buri muntu wese uvuga ururimi wumva ururimi rwose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, urakoze Mesiya wacu, amen. Twagere tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryiza rihumuriza umutima wawe. Reka muri uyu mwanya dufatanye tuganire ijambo ry'Imana, ariko hari muri byigeze kuvuga ngo ni Yesu wangize umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nanone hakabiri gato kavuga imibabaro yanjye yose nikwayizi, ahinduriye mibabaro rwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Hari amasengesho yawe Imana igiye kumva muri aka kanya. Haleluya. Imana hari amasengesho igiye kumva muri aka kanya. Ndagira ngo ngutangarize ko imibabaro yawe Imana iyizi. Reka dufatanye ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 26. Turasoma umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, tuganire ku by'amashengesho asobanura. Haleluya. Kumbe ko umubabaro wacu Imana iwuzi. Turebe n'uburyo Imana izi umuhamagaro wacu n'umubabaro wacu. Turebe n'iki Imana ishingiraho ivugana natwe. Turebe n'iki Imana ishigikira icyo yaduhamagara. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo indi nzara iratera muri icyo gihugu itari iyateraga Aburahamu akiriho. Ubwo bivuze ngo ni inzara yateye Aburahamu yagize iki atakiriho, yari yaratashe. Isaka ajya Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisiti. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye mu gihugu cya Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Gatatu aravuga ngo nzukira mu gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu. Bisobanuye ngo hano Imana ihagaze ku cyo yavuganye na Aburahamu, kuko Imana nubwo iri gusubiza Isaka, iri kumusubiza yibuka ise wa Isaka. Kuba ngo hari amasezerano wicayemo, aya masezerano ashobora kuba atari ayawe, ari aya papa wawe, ari aya mama wawe. Kuko yapfukamya kubaha Imana, agakambira Imana, nibyo bitumye Imana igukomeraho, bigatuma Imana igufata ukuboko nturohame. Ndagira ngo usobanukirwe iri jambo ry'Imana. Uyu Isaka yaraje atura mu gihugu, arangije gutura mu gihugu inzara iratera, amapfa aratera, buri cyo yarya bura n'amazi yanywa. Arangije Isaka kuko yari umwana wa Aburahamu, kandi umwana ari umwana w'isezerano, Imana imufashe ukuboko, nta hantu yagombaga kwicikira.
hanyuma Isaka aratekereza ngo inzara iyo iteye mu gihugu cyacu nta handi nahugira ni mu gihugu cya Egiputa. nagira ngo mwibutse ko igihugu cya Egiputa ni igihugu giherereye ku mugabane wa Afurika, cyari igihugu gifite ibyo kurya, cyari igihugu kirwaniriraga, cyari igihugu kibaga ariko ntikiburare, cyari igihugu cyabagamo amarorerwa y'ubusambanyi, cyabagamo ibibazo byose bijyanye n'icyaha. ntabwo itegeko ry'Imana ryarebaga icyo gihugu, ariko nyamuneka amategeko y'Uwiteka yari yarabanukiye umuntu wese Imana yaremye. ariko icyo gihugu cyari igihugu kirwanaho, ntabwo cyarebaga inzira y'agakiza, nticyarebaga inzira ifunganye, nticyarebaga ubwiza bw'Imana, ahubwo cyo cyarebaga ukubaho k'umwana w'umuntu biciye mu nzira y'ikuzimu ujya kuzimu. hanyuma Isaka aza kwibagirwa ko ari umwana w'isezerano, aratekereza aravuga ngo nta handi ntahungiriye inzara, nyamara muri Egiputa abantu bariba bakarya, inkoko y'umuntu itarabukiye mu rugo rwawe urayirya, nta handi ntajya, kuko iyi nzira ya Isirayeli irananiye, giye kugaruka muri Egiputa. hanyuma aratekereza abwira n'umugore we ko bagomba kumanuka bakajya mu byaha, bakajya kwirwanaho, bakavuga ngo ubu burwayi ntabwo twabasha kubana nabwo, twebwe tugiye mu gihugu cya Egiputa. bisobanuye ngo agiye mu bapfumu, kuko yarananiwe kwihanganira inzira ifunganye y'Uwiteka. ngarabitekereza arabigambirira, ariko kuko Imana yavuganye na Aburahamu, kuko Isaka yari umwana w'isezerano rya Aburahamu, Imana bugeze mu gicuku cya nijoro iramubwira ngo yewe Isaka we, numanuke ujya mu gihugu cy'irimbukiro, igihugu cy'Ibabuloni, igihugu cy'amapfa, igihugu cy'abigwanaho, igihugu cy'abasambanyi, igihugu cy'abahehesi, igihugu cy'abajura, numanuke ukijyemo. yewe Isaka we, arabona guteguriye, arabona ko hari ikintu ugomba kuzaba. Imana imusanga mu nzozi imwereka igihugu cy'i Galile. Isaka arangije yubaha ijwi ry'Imana, mu gitondo arazuka ajyayo. ngageze ndashaka kukubwira ko Isaka yoherejwe n'ijwi ry'Imana muri icyo gihugu, ariko afashe umwanzuro mu gitondo agiye muri icyo gihugu Imana imwohereje. ntibisobanuye ko kuba uri umwana w'isezerano, ntibisobanuye kuko wavuganye n'Imana utazakandagira mu mahwa, ariko icyo usabwa urasabwa kaya mahwa wihangana, kuko icyo Imana yavuganye nawe ntabwo kizatakara. Isaka yubaha ijwi ry'Imana aramanuka agera mu gihugu. ndagira ngo nkubwire ngo Isaka yaboneye akaga muri icyo gihugu, kandi yari yoherejwe n'ijwi ry'Imana. sibyo n'ijwi ry'Imana, ariko Imana irinda isezerano ryayo yavuganye na se Aburahamu mu gihe atarakiriho. Aburahamu Isaka yari ahunze inzara yari iteye muri icyo gihugu. Isaka yari ahunze ibigeragezo biteye abakristo. Isaka yari ahunze amagambo ateye umukristo, aravuga ngo aya magambo nanjye ngiye kuyajyamo, ariko ntabwo ari cyo Imana igushakaho. niba Imana izagukoresha iragufite nta hantu uzayicikira. Imana izahagarara ku mugambi wayo, igutahurure, ikuvane mu ntambara zose. ndagira ngo ngutangariza ko iyi Imana ibonye urugamba rukomeye utazabasha kurwana, niko ibona kugutabara. ariko iyo urugamba rugitangira ntacyo Imana yakumarira, kuko waziyitirira ukavuga ngo nanjye nararurwanya. irakureka ukamanza ukarwana urugamba ukabona ko bikomeye. hanyuma ngo uyu mugabo witwa Isaka garagenda ngageze mu gihugu, akigera muri icyo gihugu Imana yamubwiye ngo ajyemo. ahageze abantu bose baramufashe, bamuha ikintu cyitwa akato. ndagira ngo wibutse ko yagiye avuganye n'ijwi ry'Imana, yaragiye kwigira muri Egiputa, aho azajya asambana akabona amafaranga, aho azajya asonza akiba, aho uzajya umuvuga akakuritura akagukubita cyangwa nawe mugatongana. ariko Imana ibonye ko icyo gihugu ari ikirimbukiro, iramubwira ati Isaka ndakwereka igihugu uri buze kugira iki kujyamo. ahari nawe uri umukristo, hari intambara uhura nazo, ukavuga ngo iyi nzira nakurikiye, iyi nzira nyuramo iraruhije, ahari nakigarukira muri ya nzira isanzwe. ariko si icyo Imana igushakaho, ibyo bitekereza nk'umwana w'umuntu. ariko Imana iragufasha ukuboko, ntabwo wayiceka ngo uveyo ngo nurangiza ngo Imana niba yarakubonye ngo uyicike. hari icyo Imana ikugambiriyeho, hari umugambi Imana igufiteho, ntabwo Imana izemera kugutakaza. uyu Isaka ngahageze ngo baramukwemera bose baramwumva. Isaka ngatura muri karitsiye yawe wenyine, abantu bose baramwimuka muri icyo gihugu yavuganyeho n'Imana. ahari Imana yaba yaraguhamagaye, abantu wamara kugera mu muhamagaro wawe, kuko iyo wajyaga mu kabari
wahuraga n'abantu bakakugurira. Iyo wabagandaga mu burari wahuraga na benshi bakakubwira ko inzu urimo ari nziza. Ariko kuko winjiye mu murimo wa so, kuko winjiye mu muhamagaro, abantu ntabwo bazagukurikira, ntabwo bazongera kugufana. Ariko ntibiguca intege, kuko Bibiliya iratubwira ngo impamvu ab'isi batatwemera nuko tudahuje umuhamagaro. Ab'isi nibagukomera amashyi uzamenye kuri mwirimbukiro. Yesu baramubwiye ngo baramukunda, ariko abamubwiye ngo baramukunda akijya ku musaraba nibo bamwihindutse. Baravuga ngo mutubambire wowe Yesu umwami w'Abayuda, mutubamburire Barawu. Nicyo bavuze, kandi bamubwiraga ko bamukunda. Nubona abantu benshi bakubwira ko bagukunda, uzamenye ko uri mu nzira itanejeje Imana. Kuko na Yesu barabimubwiye benshi, ariko barangije baramwihimba. Yego, aho ngaho nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo Imana niba yaragufashe mu mugambi wayo ikavuga ko izakora nawe iby'ubutwari, nubwo kuri Imana izakorana nawe iby'ubutwari. Nubwo ubona inzira urimo igoye kandi ikabiruhije, ariko Imana ntizemera. Nubwo ubona urugamba rubaye rurerure, ariko Imana yacu irashoboye byose. Uyu Isaka ngageze muri icyo gihugu baramukwena. Barangije kumukwena Isaka nta kindi cyabaye. Bose baramuhunze bamuha akato, babonaga ari uwo gupfa, babonaga Isaka nta kintu amaze, nta n'icyo azigera n'amara muri icyo gihugu. Ariko bibagirwa ko yazaye ku ijwi ry'Imana. Ariko Isaka muri icyo gihe bamuhunga, ari wowe utekereza ko upfuye, utekereza ko uri incibwa. Ariko igihe abantu baguhunze, igihe abantu batangiye kuguhunga, igihe abantu baguciriye rwa Pilato, uba uri n'imbaraga z'Imana. Nicyo gihe umwanya uba ubonye umwanya wo kuganira n'Imana nta rusaku uri kuri uruhande. Haleluya. Isaka aratuza. Isaka arangije gutuza, abona ko nta kintu yahindura, yibuka ko yavuganye n'Imana. Hanyuma ngo Isaka ikintu cyaje kubaho, yabaye wenyine. Imana irangije imuha guhirwa. Isaka Imana imugirira neza, arahinga. Ahinga umwaka wa mbere arasarura. Ngo Bibiliya itubwira ko mu mwaka wa kabiri Isaka yaje guhinga abantu bataramugeraho. Ngarahinga ngo yeze ibiruta inshuro 100 ibyo yejeje byagiye bwa mbere. Yego. Bisobanuye ko nubwo abantu bamukwenye, ariko ari kumwe n'Imana. Abantu itabakuvugaho byose, ibyo abantu bavuga, imivumo yose baguterereza, ariko uri kumwe n'ijwi ry'Imana. Nubwo bagutereranye, nubwo ababyeyi bagutereranye, nubwo abana wabyaye wanabyanze, nubwo wari umugabo agutereranye, ariko uri kumwe n'Imana yonyine. Ntabwo Imana yigeze gusiga, kuko Imana itigeze isiga Daniyeli mu gobo rw'intare. Yego. Bakabana. Amen. Ntabwo Imana yagusiga kuko warayubaye. Mama warasenze, papa warasenze, sister warasenze, murumuna wanjye warasenze bishoka. Ubana n'Imana mu bihe byose bibaho. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuka amasengesho wasenze. Haleluya. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuka imisozi wazamutse. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuka uburyo wapfukamye. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuka abo wambitse. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuka abo warihiriye amashuri. Nicyo gihe kigeze ngo Imana yibuke ibyiza wakoze, uburyo witanze, ukitangira imfubyi n'abapfakazi, ukitangira abadafite epfo na ruguru, ukarera abantu mu rupangu rwawe, ugakora ibyo gukiranuka byose. Amen. Imana ikabyibuka ikitahura, ikaguhezagira imigisha myinshi. Imana yacu ntabwo ikoze isoni. Isaka arangije kwera, Imana imuha gakondo muri icyo gihugu, imuherezamo inzu. Bivuze ngo Imana imuhaye inzu. Nubwo Imana yaguhamagaye ikakubwira ngo nguzanye mu mugwa, ariko wahagera ukabona nta nshuti, nta mumaro, ntaki. Ariko nicyo gihe Imana muri kumwe. Ndabwira abantu ngo agatike k'Imana ko gushyira mu mugambi wayo, ni igihe uzabona ikigeragezo, Imana ibiri kuguheza agatike kakujyana mu mugambi wayo. Kuko Imana igushize mu mugambi wayo ikakujyana mu bisubizo. Abantu bakugwanya, mama bakugwanya nta giciro ufite, papa bakugwanya uri mu bushomeri, hanyuma Imana iguhaye miliyoni 6, bakwica baguha muri muzima. Imana bayiguhisha aho hantu, ariko umunsi umwe uzatungurana, bako bazamenya uburyo uzamutse. Isaka ngo yeze ibirenze inshuro 100 y'ibyo yezaga. Hanyuma Isaka Imana imuhereza gakondo muri icyo gihugu. Hanyuma Isaka baza kumubona ngo ari kwikinira n'umugore we. Hanyuma baza kumenya ko Isaka hari umukire muri icyo gihugu, yabaye umukire. Bamenya ko Isaka yazanywe n'umugambi w'Imana. Bose baraje baramupfukamira. Ndagira ngo mutangarize ngo ijwi ry'Imana iyo wagendanye naryo, yaguhura n'inzara, uhura n'ibibazo bitandukanye, intambara zitandukanye, kwirwanaho, ndetse no kwibuka iyo wavuye bikaguca intege. Ariko ijwi ry'Imana ririgwanirira.
ntabwo ijwi ry'Imana ntabwo wayirwanira ngo bizashoboka. ntabwo byashoboka. Bibiliya igitubwira umugabo witwaga Uza ngo Dawidi ngo afate isanduku y'Uwiteka. Ngo Dawidi namara gufata isanduku y'Uwiteka bafata ikintu cyitwa amagare mashasha. Nibamara gufata amagare mashasha bafata inka z'ibimasa bahambiraho bajya kuzana isanduku y'Uwiteka yari umunyago. Barangije gufata isanduku y'umunyago, ndashaka kukubwira ko nubwo ubona umeze nk'utagaragara ariko imbere y'Imana uraka ngo mu ijuru abera bazamurika nk'izuba. Izi saha uri mu ijuru urimo uramurika nk'izuba, nubwo ab'isi bakubona ariko bakabona ko ntacyo umaze, bakabona ko uringegera, ariko imbere y'Imana uri umugabo, kuko Bibiliya iratubwira ngo muri abagabo bo guhamya. Amen, amen. I Yerusalemu ni Galilaya. Niba Imana ibona ko uri umugabo, ab'isi bakabona ko utari umugabo, ni ikibazo gitandukanye. Imana ibaguhishe mu maso yabo. Hanyuma ngo isanduku y'Uwiteka barayitwa bagejeje ku mbuga bagombaga kuyitambira. Hanyuma ngo umugabo witwaga Uza amagare n'inka biratsikira. Birangije gutsikira amagare n'inka, umugabo witwaga Uza arasimbuka ajya kuramira isanduku y'Uwiteka. Ndagira ngo mubwire ko nta kintu cyo kurwanirira Imana kibaho mu buzima. Imana irigwanirira ikanesha. Nta bufasha bwawe Imana ikeneye. Imana ikeneye ko wuyubaha ukayiramya gusa ugakiranuka, ubundi ikikorera ibyo usaka ko igukorera, igakora ibyo yakugeneye byose. Ntabwo Imana ikeneye kwigwanira, ahubwo Imana ikeneye kuyikiranukira ikakurwanirira. Amen. Uyu mugabo witwaga Uza ngakimara kuramira isanduku y'Uwiteka, isanduku y'Uwiteka yuzuye uburakari, musanga isanduku y'Uwiteka imutsinda aho ngaho arapfa. Amaze gupfa witwaga Dawidi ari we wari uyoboye urwo rugamba rwo kuzana isanduku y'Uwiteka. Dawidi aritotomba ngo Uza yamfashije, isanduku y'Uwiteka igeze hano, none nimuteye isanduku y'Uwiteka yakwica Uza. Kandi Uza yari umugaragu w'Imana. Hanyuma ngo Dawidi akitotomba, isanduku y'Uwiteka yongera kongera uburakari. Ngo ako kanya isanduku y'Uwiteka igize uburakari, aho hantu hitanga abantu 70. Dawidi arivumbura, hari umugabo utarigeze kumenyekana wari uzwiho ubukene witwaga Abudodomu. Hanyuma Abudodomu yari umukene, iyo bamuregaga babonaga yenda gupfa, ariko Abudodomu yari afite ibanga ryo kubaha Imana, yari azi icyo agomba kugendana kugira ngo Imana imugirire neza, yari azi uburyo abana n'Imana. Dawidi arangije aravuga ngo iyi tuyijyana mu gihugu, isanduku iratwicira tumara. Batekereza basanga n'ahandi bayishira ku bantu bagomba gupfa. Basanga Abudodomu niwe uri mu cyiciro cya mbere, basanga Abudodomu niwe wo gupfa, basanga Abudodomu niwe ufite abana batiga, basanga Abudodomu niwe ufite umugore utazi kumesa. Ariko muri bo bari bazi kubaha Uwiteka Imana. Ndagira ngo mubwire ko nta shusho yo kubaha Imana ibaho. Abo bagabo ngabo ntabwo bakurusha agaciro imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kubaha Uwiteka ariko Abudodomu we arabizi icyo bivuze. Ngo Abudodomu ngo barangize bamukagire, bavuga ngo isanduku tugiye kwishyiraho nishake mwice kuko none nta kintu amaze. Hanyuma isanduku ngo barayifata, ngo bayicishije mu gikari, bakiyijyana mu gikari, bayijyana kwa Abudodomu bayishyira muri salo. Ariko byonga birebe, ntiyatekereje ko agiye gupfa, ahubwo yatekereje ko abonye umugisha w'Imana. Hanyuma Abudodomu ngo bamare kwigendera, bose bagiye bazi ko agiye gupfa, bazi ko bazaza gushingura Abudodomu kuko bamuhaye agakiza. Isanduku y'Uwiteka nta gakiza ubitse muri weho. Isanduku y'Uwiteka ni amasezerano wagiranye n'Imana. Nubwo bazi ko bizakwica, nubwo bavuga ngo kuvuga Imana ntaho bizakugeza, nubwo bavuga ngo amasengesho usenga ntacyo azamara, iyo sanduku y'Uwiteka washize muri weho izakuzanira umugisha. Nk'uko Abudodomu bari bazi ko apfuye, ariko isanduku y'Uwiteka yazanye umugisha ku buzima bwe. Barayifata bayisa nk'abari mu gihugu nyine, baravuga ngo Abudodomu ntagende yirwaye. Abudodomu kubera icyubahiro cye yarazi Imana, abwira umugore baramubwira ngo madamu, nta kindi iyi Imana ya Isirayeli ikunda. Iyi Imana ikunda icyubahiro, iyi Imana ikunda amaturo, iyi Imana ikunda umuntu yicira bugufi. Tumuciriye bugufi. Abudodomu afata isanduku y'Uwiteka, abwira madamu, baramubwira ngo madamu, ntabwo twongera kurara kuri iki gitanda, ahubwo icyubahiro cy'isanduku y'Uwiteka tugiye kukiraza hano ku gitanda twararagaho, hanyuma twe turarara munsi yayo. Babikora utyo, babana n'isanduku y'Uwiteka.
Bibiliya itubwira yuko isanduku y'Uwiteka yabaye kwa Bidodomu amezi 3. hanyuma abantu batangira kubona kwa Bidodomu irahindutse. Umwana utigaga agiye ku ishuri, batangira kubona umugore wa Bidodomu atangiye kwambara igitenge cyiza, batangira kubona Bidodomu urukweto rwe rwiza niho rugeze, batangira kubona atangiye kuzana uruhu rwiza, batangira kubona ibyo bamwicagamo bazi ko agakiza bamwohererejeho kari buze kumwica. Ariko nyamara yari azi ko kubaha Uwiteka ariko bwenge, amenya ko umugisha w'Imana uva mu kwihana, uva mu kumenya ubwenge. Hanyuma ngo Bidodomu umugisha w'Imana kubera iyo sanduku aho yakabiri umugisha uhaza inkuru nyinshi cyane zivuga ku mugisha isanduku y'Uwiteka yazanye kwa Bidodomu. Aburahamu uwo bita Dawidi arabyumva ariko akavamo kujya kuzana isanduku y'Uwiteka kuko yumvishije ko itakiri kwica abantu, ariko icyo Imana yatumye yica bariya bantu ntabwo bayubashe. Nshobora kuba wari ugiye kuyiramira ntacyo yari ari kibero yawe, ariko Bidodomu bari bazi ko yapfuye. Ndagira ngo ngutangarize ko aka gakiza ntabwo kagira aho kajya, nikagira abakire nikagira abakene, kuko Bidodomu yari umukene wo gupfa ndetse nta n'icyiciro yari akwiye, ariko isanduku y'Uwiteka igeze iwe imuhereza icyiciro, imuhereza ijambo, imuhereza uruvugiro, imuhereza akazi, imuhereza kubaka neza, imuhereza abana be kugenda mu bandi bana, imuhereza icyo yashakaga cyose, imuhereza amahoro yo mu mutima, kuko benshi bari bazi ko Bidodomu apfuye, ariko kuri ryari urupfu rwe Imana ibihagararaho, ahubwo abona umugisha kubera uko isanduku y'Imana, kuko wemereye kwakira Yesu, kuko wemereye kwakira isanduku y'Uwiteka. Ntabwo Imana izagukoza isoni nubwo babona ko bicitse, nubwo babona ko upfuye, ariko ntabwo uzapfa gupfa nubwo babyifuza cyane, ariko Imana igufiteho umugambi. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, Imana ntabwo izaguhara, nta nubwo Imana izagenda, ntabwo uzigera uva mu mubiri idasohoje icyo yavuganye nawe. Nubwo waba uri mu kabari, nubwo waba uri mu busambanyi, hari icyo Imana yakuvuzeho, icyo usabwa ni ukwegera Imana ikaguhishurira icyo yagutekerejeho. Nta muntu Imana itavuzeho, kuko ujya kuvuka yari yavuze, kuko Imana ijya kurema umwana w'umuntu ari we Adamu, bamanje kurema inama we n'abamarayika, baravuga ngo reka tureme umuntu kuko yavuze. Nawe ujya kuvuka Imana yagize iki? Yeremiya yaramubwiye nakumenye Imana yavuze kandi nubwo uri mu buzima bushani, nubwo uri mu byaha bitandukanye ukabona kubivamo byara, nubwo wasenze amasengesho ugasenga amasengesho menshi cyane, ugapfukama amavi amapantaro agacika, ariko Imana irakureba, nta sengesho rikunyagara ribaho. Isengesho cyose waba uzi ko wasenze, mama, isengesho wasenze wihishe ngo umugabo wakizwe, Imana izamuha agakiza humura. Isengesho ryose wasenze Imana igukure ku ntebe y'ubushomeri, Imana izagukora. Isengesho ryose wasenze Imana igusohoreza amasezerano, Imana izagusohoreza isezerano. Ntabwo Imana izakugenda mu mwenda. Ni ukuri ko Imana twagiye tubona Imana igenda igira neza, uko tumeze uko ntabwo ariko twahoze, kuko nubwo tumeze uko hari abandi bari hasi yacu, kuko bifuza kuza hano. Niyo mpamvu duhora tuvuga kenshi tukavuga ngo rubyiruko muze tuvuge Imana, twamamaza inkuru nziza ya Yesu, tubwira abatarigeze kumenya Yesu, tubabwire ineza ye n'imbabazi ye. Kuko Yesu icyo akunda, akunda umutima utuje, agakunda umuntu wicara agategereza, kuko umuririmbyi yaravuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire neze icyo umbwiye. Iyo wicaye ugataramira Imana ukayinezeza atari ubusamba atari iki, kuko umunsi umwe Yesu yigeze kujya ku musozi abona abantu benshi, uzahasoma cyangwa wumve barahavuze hamwe bavuga ngo Yesu yahajije 5,000. Biriya 5,000 Yesu yahajije ntabwo ari uko yabihajije ko bimusabye mu bifite inzara, ahubwo baricaye bumva icyo Yesu avugana nabo, hanyuma Yesu amenya icyo bifuza mu mitima yabo. Abaza Filipo aramubwira ngo Filipo, ntacyo kurya ufite kugira ngo tugaburire bano bantu? Hanyuma Yesu arangije yari azi icyo Filipo ari buze kumusubiza, hanyuma aramubwira uti hari umusore hano ufite imigati akaba afite n'udufi. Yesu aramubwira ngo tuzane hano nurangiza wicaza abantu ku murongo. Haleluya. Hanyuma Yesu kuko yarabonye ko bafite ibyo bakennye nubwo bari imbere ye, icyo ushaka Imana nuyumvira, ukumva ikivugana nawe, zanga byakone nzakiguhereza. Amafaranga ushaka, ibyangombwa ushaka, Imana zose irabifite, nta na kimwe Imana yabuze mu biganza byayo. Kandi Imana ubuzima bwawe ndagira ngo butangarize ko niba yaragusezeranyije ubugingo, Imana izaguhereza ubugingo yagusezeranyije nubwo imyaka yaba 99. Haleluya. Ntabwo byabujije Sara ko Sara isaza. Kandi wibuke ko uwitwaga Aburahamu yarirwanira abyara uwo bitaga Samweli, ariko Imana iramubwira ngo usubona avuganye nawe.
kandi ntibyashobokaga mu mashuri twiga isi twiga tumva ko umuntu adashobora kubyara afite imyaka 90. Ariko Imana yo yonyine niyo ikora operation ku buzima bw'umuntu ikongera ikamusubiza mu butoto. Haleluya. Kwibutsa Imana yatuvanye. Dawidi yaravuze ngo tukuramburira amaboko mana kwibutsa Imana yatuvanye. Kuba twicaye hano tuvuga Imana baraturengeye Imana, isi yose idukurikirana baraturengeye Imana, no kubera imbabazi z'Imana baradutabaye baraturwaniriye. Nshuti yanjye nkunda kubwira abantu nkavuga ngo Imana yabonye ko mu bihugu byateye imbere kera, kuko nusoma Bibiliya cyane uzasanga Imana ijya kurema umuntu yamuremeye mu bihugu hagati y'ibihugu byitwa Saudi Arabia no mu bihugu bya Aziya. Niyo Imana yaremeye umuntu wa mbere witwaga Adamu, hanyuma iramufata imuremeramo icyitwaga Edeni. Nicyo cyagombaga kumutunga, ntabwo yagombaga kurya hinze cyangwa agize icyo yagombaga gukora, yagombaga kwita ku mbuto zari ziri muri iyo Edeni. Hanyuma Imana ibona ko abo bantu bagomeye bayigomeye batangiye kuzana ibigirwamana. Imana irangije ibona undi muntu wari uri muri Afurika mu gihugu cya Egiputa arimo aribaza aravuga ngo mbese ko mfite hano mu gihugu cya Egiputa habamo ubugirwamana bwo papa anyereka ko njya kwanika izuba rivuye kugira ngo bususuruke, harimo ubugirwamana bwo ntanura imvura ikubye. Ese nta yindi Imana iri hejuru y'ubu bugirwamana ibasha kuvuga, ibasha gukora ibyananiye abana b'abantu kitari akangaka? Hanyuma ngo Aburahamu ngagitekereza gutyo mu gihe mu bindi bihugu barimo baramya izindi Mana utundi tugirwamana. Aburahamu ngo Imana imusanga nijoro iramubwira ngo Aburahamu nitwa Uwiteka Imana Nyiringabo. Aburahamu Imana iramubwira ngo sika ibigirwamana byaso usiga amazu yaso, hanyuma nzakwereka igihugu uzajya kubamo. Hari amazu yarataye, hari amafaranga yarataye, hari utundi tumana yarataye, ajya kureba mu maso y'Imana. Hanyuma Aburahamu yanyuze mu nzira nyinshi kugira ngo ajye kureba icyo Imana yamubwiye igihugu ari buze kujyamo. Aburahamu yaraye mu butayu bwinshi, yubatse amahema menshi mu butayu. Yarababaye Aburahamu yagize inzara, ndetse kugeza hari aho yagize inzara Imana imwohereza mu gihugu cya Egiputa ajya gushakirayo amaronko, ariko yari yajyanye n'Imana. Amen. Hanyuma Aburahamu Imana iramubwira ati Aburahamu uzaba sogokuruza w'amahanga. Iyi Imana ivuze amahanga ivanye mu gihugu cyawe, ariko ibindi byose birimo. Isobanuye ngo kuko Imana yahamagaye Aburahamu mu gihugu cya Egiputa ikamubwira ngo uzaba sogokuruza w'amahanga, kandi natwe turi Abanyafurika turimo turamamaza inkuru, ariko bisobanuye ngo turi mu kirenge cya Aburahamu sogokuruza wacu. Bisobanuye ngo ubwo Imana yafashe Aburahamu ikamuvana muri Afurika ikamujyana kuvuga Imana. Aburahamu yisomye neza hari ubutayu Imana yamujyanye mu Bufaransa i Paris, ariko ubwo butayu ntabwo yisomye Bibiliya usanga iyo ugiye gusesengura usanga bwari i Paris mu Bufaransa. Usanga Aburahamu Imana yamujyanye mu bihugu bya Philippines, nubwo Bibiliya atari kivuga. Hari ikiganiro nakoze bisobanura mo hasi mu biganiro biri hasi. Aburahamu Imana yamutumye mu bihugu byo hanze, imutuma muri Aziya, kandi Aburahamu muri Aziya wibuka ko ari Imana yaremeye abantu, ariko ifata Umunyafurika kuko yabonaga yubashye. Kuko Abanyafurika mureke dukandagize ikirenge mu cy'Aburahamu sogokuruza w'amahanga. Imana izadutambutsa, mureke ibintu by'ubutakora mu murimo w'Imana, mureke ubujyajya, mureke ubuhehesi mu murimo w'Imana. Ko bimeze nambara imbaraga z'umwuka, mubane neza n'abantu. Hari igihe umuntu Imana imuhereza isezerano ikamubwira ngo nzagutabara, ariko Imana yamubwira ngo izamutabara, ikamubwira amasezerano izamusohoreza, agatangira kwigira umuntu ukomeye, agatangira gukomera ku baciriritse, agatangira intambwe kwigira ndende atari Imana yigize ndende. Icyo gihe Imana ikubwiye ngo izakugira ukomeye, wasanga gukomera kwawe kuzaba muri jyewe uri kwigiraho ngana gutyo. Ugasanga nubwo Imana yambwiye nanjye kizagira umuntu ukomeye, ugasanga gukomera kwawe kuzaba kuri munsi y'ibirenge byanjye. Nyamuneka ushatse wakitondera umuntu ubona uciye bugufi imbere yawe, kuko nta muntu w'Imana ubaho mutoya, kandi nta muntu ukandagira umuntu uri gusenga, kuko umunyamasengesho gutabarwa kwe ni rimwe gusa. Niyo murabyo mu munsi umwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu aduhana umugisha, kandi imbaraga z'Imana zibane nawe. Niba uri mu kigeragezo ukumva gishaka kukunamura, ukumva gishaka kugusubiza muri Egiputa, ndagira ngo mubwire ko ari Imana yakuzanye aho hantu. Nubwo bakuvuga mu idini, nubwo imiryango ikwanze, nubwo inzara ibaye nyinshi, nubwo ubona mu rugo kuko wabyariye mu rugo ubona gutotezwa bibaye byinshi, ariko Imana iracyahagaze, ihagararanye nawe, ntabwo uzaseba.
nuko ubona urugo rwawe rwubatse ku musenyi, nuko ubona ibura ry'akazi ribaye rinini cyane, ariko Imana ntabwo izigere gusebya. Nabonye Imana itabara abantu, nabonye Imana ikorana n'abantu, ntabwo Imana yananirwa gukorana nawe. Ibyawe ni ubusa. Toza Imana yigeze kugirira neza umuntu witwaga Elisa ngo yarakurikiye witwaga Eliya, aravuga ati uyu mugaragu w'Imana ashaka bikunda nzamuvanaho ikintu, kuko Eliya yari umuntu ukiranuka mu maso y'Uwiteka, agakora ibyangwa n'amaso, agakora ibyo amaso y'Uwiteka ashima, hanyuma ibyangwa n'amaso y'Uwiteka akabigendera kure. Hanyuma ngo uyu Elisa aravuga ati uyu muntu ngomba kugendana nawe kandi azageza i Siyoni amahoro. Hanyuma ngo aramukurikira, hanyuma ngo abana b'abahanuzi, bisobanuye ngo abo basenganaga, abo bapfukamaga bagahamagara Imana. Umunsi umwe ngo Elisa aza kumenya ko Eliya agiye kujyanwa mu ijuru. Ngo hanyuma ngo uyu Elisa ngo aza kubimenya, ajya aho Eliya yari ari. Hanyuma ngo baragenda, aramubwira ati Elisa usubiyeyo? Aramubwira ati sinsubiyeyo, mbakunda Uwiteka Imana. Hanyuma ngo bakigenda ngahura n'abana b'abahanuzi batajya babura mu buzima, baramubwira ngo mbese wamenye ko sobuja agiye kugukurwaho? Arababwira ati nimuceceke ibyo ngibyo simbibasabye, kuko nawe yari afite amakuru, kuko nawe hari amakuru yawe ufite ku buzima bwawe Imana yakubwiye. Ntabwo ukeneye ayandi makuru, kuko ayo ufite arahagije. Icyo ukeneye ni ukubana n'uwaguhaye ayo makuru, ukabana neza n'Imana, ukiringira ko imbaraga z'Imana ifite zikorera muri wewe. Hanyuma ngo baragenda, ngo aramubwira ati noneho nsaba icyo ushaka. Aramubwira ngo icyo nkeneye, sinkeneye amafaranga, sinkeneye iki, nkeneye kimwe cya kabiri cy'umunani wawe cyo mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ngo Eliya aramubwira ati bikubere uko ubyifuza, nubona nkuvanwaho bikubere uko ugira iki ubyifuza. Nta kindi Elisa yakoze, nawe yabaye maso kugira ngo iyo migabane aze kugira iki kuyibona. Hanyuma ngo haza serwakira, haje serwakira, umwitero Eliya yari afite aba ari wo Elisa asigarana, kuko wari umwe kandi amusabye imigabane ibiri mu munani yari afite ahabwa n'umwuka wera. Yarafashe mu kwizera atatamuramo kabiri bihinduka wa mugabane. Kwizera kwawe niko kuzahagarara kugagukiza. Elisa arasubira inyuma, ngo ageze inyuma asanga, kuko yambukanye na shobuja ufite ubutware bw'Imana, asanga abana b'abahanuzi bose bahagaze ku kagezi. Baravuga ati uyu none ka turebe Elisa ayo yigize. Yagenderaga kuri se, ari nubwo bakubona usenga, hari ibyo bavuga ko Imana yawe idashoboye. Hanyuma ngo Elisa ngo ageze ku kagezi, nta kindi kintu cyabaye ngo Elisa yaravuze ngo Mana ya Eliya, ukuntu yasenze. Afata ka gatambaro akagira iki, agashyira hejuru y'iki y'akagezi. Hanyuma kakageza amazi arahagarara, arambuka. Ariko nta kindi cyari gihagaritse abana b'abahanuzi, bari kugira ngo barebe ko Elisa akagezi kagiye kumutembana, bari kugira ngo barebe urupfu rwa Elisa, kuko bari bamenye amakuru y'uko wibuka ko ari abahanuzi bagize iyerekwa ko Eliya agiye kuvanwa imbere ya Elisa, kandi bazi ko Elisa nta kintu ashoboye. Ariko Elisa yubasha Imana, hari icyo yasigaranye, nubwo aka gakiza ufite nta kintu bazi ko kazakumarira, ariko Imana izi icyo kazakumarira. Elisa arambuka, amenya ko imbaraga zari ziri muri Elisa, ziri muri Eliya zimanukiye muri Elisa. Barapfukama batangira kumubwira ngo databuja, mbese twajya gushaka sobuja Eliya? Si icyo cyari kibazanye kwari kugira ngo bamukweme. Imana nigira ibintu kuvaniraho, aho bari bahagaze bategereje ko bagukweme. Imana niyo izahesha icyubahiro aho wari ugiye gusebera, waba wari ugiye gusebera mu banyamashengesho bagenzi bawe, yaba wari ugiye gusebera mu basinzi bagenzi bawe, Imana izitamurura. Nubona Imana igukorera ikintu cy'igitangaza, uzayibwiye ngo Mana ndakwinginze mbabarira ibyaha byanjye byose, mbabarira ubusambanyi bwawe ku bwanjye, kuko mbonye imirimo n'ibitangaza byawe, mugarukire. Kuko Imana ihamagara bitandukanye, hari uwihamagaza ibitangaza, hari uwihamagaza agakiza kayo imucishije mu ntambara zikomeye. Kandi iyo ugeze mu ntambara zikomeye, Imana ni kumenya kuri kubana n'Imana. Haleluya. Yesu rero reka duhana umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Wowe utarakora subscribe n'ubundi ongera kandi, hanyuma bantu muri mu bintu biruhije, bantu muri mu bibazo bitandukanye, wowe wafashe inzira y'agakiza ariko ukabona inzira ugeze aho ikunaniye, ukumva ugiye kurambika intwaro z'Uwiteka. Imana igiye kukugirira neza uyu mugoroba. Imana tugiye gusengana nawe, Imana ikugirire neza, yongere igusubizemo imbaraga, Imana yongere ikwambika ubutware bwayo, Imana yongere yatse amatabaza y'umwuka wawe, Imana yongere igukoreho ryake.
izina ry'Imana ryongere rihabwe icubahiro. Haleluya. Ikimenyetso cy'Uwiteka kibe kuri weho, kuko Uwiteka yasize abantu be yari ikimenyetso cy'amaraso, kuko n'Abayisirayeli aho bageze Imana bashiraho ikimenyetso ku mazu yabo cy'amaraso. Hanyuma kuko twari turi kumwe na David ni umugaragu w'Imana, agiye kudufasha gusenga, hanyuma adusengere abantu bari mu bibazo bitandukanye. Ushobora kuba ufite ubugwayi, nagira ngo ngutangarize ko iwawe hatahindutse hese hashika, iwawe atari Faisal, iwawe atari Ikanombe, iwawe atari mu bitaro byo kwakira indwara zose ku buzima bwawe, iwawe atari mu bitaro by'amaso, iwawe atari mu bitaro by'amaguru, iwawe atari mu bitaro bya kanseri baba, iwawe atari mu bitaro by'imibyimba, iwawe atari mu bitaro by'indwara zitandukanye. Aya masaha imbaraga z'Imana dusenga, aya masaha turi mu bubasha bw'Imana. Imana itegeke ivane izo ndwara za kanseri, Imana ishiririze ivane ibyo bibyimba, Imana ivane aya maguru yabyimbye, Imana cyane muri bitwike. Amen. Ntabwo ari wowe urugo rwawe rwandikiwe ko ruzananirwa, urugo rwawe rwubatse ku musenyi, Imana igiye kongera kugubakwa. Wowe wumvise ijambo ry'Imana ufite akabuto kitwa kwizera. Amen. Amen. David agiye kudufasha gusenga Imana mu mbaraga z'Uwiteka. Utegeke buri mudayimoni wese uri ku buzima bw'umuntu, buri mudayimoni wese uteza indwara ku muntu, buri mudayimoni wese usenya ingo z'abantu, buri mudayimoni wese ufite ikintu cyitwa itandukaniro n'umugambi w'Imana, ushaka kuvana abantu b'Imana mu mugambi w'Imana wese, nakwizeye nzi ko Imana yamuhaye ubutwari ubasha gusenga. Wowe ndakwinginze egera imbere gatoya, ubwire Imana, uyibwire ngo Mana, ntabwo naremewe ibibazo, ntabwo naremewe ibyaha, ntabwo naremewe kubaho nk'umupfakazi, ntabwo naremewe kubaho nk'umunyamadeni, ntabwo naremewe nakira imbaraga zawe zitandukanye n'ibyo bibazo byose. Imana iri buze kukumva hiri mu gihugu cyo mu ijuru. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ukuboko kwayo ntabwo kwaheze, n'ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye, kwapfuye. Abi sengera abantu tabaciriye mu izina rya Yesu. Tangiro y'umunezero wanjye ani umutwaro umugongo, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, uri Imana uri hejuru ya byose, nafashe imigambi yawe. Data twumvishe ijambo ryawe, Uwiteka Mana nyiringabo, wagiye ubana n'abakera, n'uyu munsi ni kukiri, kwakizaga indwara kera n'uyu munsi ni kukiri, ukwambikaga bari bambaye gusa kera n'uyu munsi ni kukiri, ukwakubitaga ibirema n'uyu munsi ni kukiri. Urera cyane kandi urahambaye, ibirema asaba gutegereje Mwami Imana, nyemerera mfashe ibitero byose by'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, mbangamiye imbaraga mbi zose z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Mamaga ubwami bw'Imana ku buzima bwacu, mesha imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'amagambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Mamaga gukomera kw'Imana, mamaga ubudahangarwa bwawe. Data wa twese mwiza, kiza abantu bawe kandi ubarengere, bambike imbaraga zawe, imbaraga k'umurimo wawe. Nsengeye abakozi bawe, nsengeye abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ongera uhembure umurimo wawe kandi wongere wagure umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Data twese mwiza, abari mu nsengero hirya no hino, abari mu byumba hirya no hino, abari mu butayu hirya no hino, abarimo kugenda basenga, abari mu modoka, Uwiteka abari mu masoko agiye atandukanye, Data twese mwiza, barambure ikiganza cyawe kandi kugendera abandi natwe utugendere mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubakoze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mari baduhisha, turabakunda, turabakunda cyane. Yesu akomeza abahereza umugisha, ushaka kubana natwe bakanasabikora uburyo wakira ibiganiro by'Imana, tuganira ijambo ry'Imana ryihebeye. Yesu akomeza umugisha kandi wihutire kuva mu byaha, were imbuto z'abakijijwe. Yesu azakugirira neza, azakomeza atabasha kwinyuza, kuko twagiye tubona Imana imusaba ngo abasha kwinyuza. Amen.